amarira y'umubyeyi we amubereye umuvumo yirengagije impanuro z'ababyeyi yizerera mu rukundo none bimuteye ishavu singusukisha ngasigara nsa nabi ishavu series no wabuze uburyo memukiye mama urugara twite bya nyami ahubwo urugara kajya mwibariza ikibazo kimwe ubu wemeye kunkunda nkurikira ubona ngifite urukundo murayisanga kuri Milika TV mukore subscribe ubundi muze dutangirane ibintu byose wavugaga nabyumvaga igihumbi ji irya mukuru riratinda ntirihera ishavu series none se Shema ko nategereje kubona message y'amafaranga nge kuri telefoni ukaba utarabikoze uyazanye kaje hasi ubundi amafaranga ubumbaza nayaye cyara amafaranga wamaye ariko noneho ndumiwe amafaranga agenda atesaho Shema mama ngiye nakubwiza uru rugo ntago ruzagira amahoro mu gihe ntarumvikana ntarasaba imbabazi umwari nge nicyo kiba kinza nta kintu amafaranga yanjye mbere ibintu byose ujya kuromvomva hari amafaranga se wayambereye amafaranga yanjye Shema naguhaye amafaranga hari misiyo naguhaye none yarakunaniye mereza amafaranga ndi njye uri kubwira cyangwa misiyo wayimaye rya wowe ndeba uhetse mbwira mama mbabarira nge basi reka mvugane n'umwari sibyo umwari muvugane biki banze mu mafaranga yanjye hanyaye amafaranga nge hari amafaranga ngufitiye nge ndashaka kuvugana n'umwari nta kindi cyangwa ko bavuze ko abanyakigarara besikoro nkagira ngo barabeshya burya nibyo nta mafaranga naguha uzo kugira ngo barakuyobeye se wowe muri iki gipangu niba wikunda ukakunda ubuzima bwawe urankanga se muvugana ibiki yaretse ibyo muvugana ni ibiki umva ratumwa aba ngaba nibo babiteye byose bambeshyira ni ukuri ngenda ndashaka gusaba imbabazi umwana hasi waretse ngivuganira n'uwo waretse dore n'uyu bitera byose ako se waretse uyu mumama ni umugome cyane ingurube zumvira misadisi we mbabari edo mufite ikihe kibazo uragira ngo ushakire igisubizo se none se kumva ko ashaka kuvugana uriya namugurije amafaranga yanjye basi ibyo by'amafaranga nayanyishyure azabone kugaruka mu rugo rwa hano mu gihe akindi muri radeni azanyishyura amafaranga yanjye namara kuyanyishyura mubabarije hanyuma aze mubonane n'ubundi ntabwo nyubeye ko ari wowe guteye iyo nda ndabizi rwose ni umugabo wawe rero ibyo bindi cyangwa mwishyurire nyishyurire se mujya kuyahana na hanyuma rero ikivanga mu mata nk'isazi nese reka tukavuga muvugana ibiki ibyo ashaka kumbwira ko wanze kuva mu rugo rw'umwanya ngo mushyire iyo nda iki kinyendero cyawe twakubarera kunda ukijyane kimushyire bosi ko muje wihwereje none wajya ngo ni cyana kinyuma bosi kizi ni ikibazo bosi mabuja yarakajwe n'iki nyine yanyirukanye arambwira ngo nzinga utuntu twanjye twose mfitemo umuzo birazanye byose n'ibyacitse n'ibindi narajugunye byose njye kubivana mu bishingwe ngo mbitware ngo aranyirukanye ngo nagakinshaka mu rugo wagize ute nyine muri no minsi yansanganye nabahena cyagiye nyine udahara nsanga nawe natwe kubyina noneho ambaza n'ibindi bintu noneho ngomeza nk'urutundi tuntu nyine tw'udukosa ariko ntabwambiriye noneho ngira ngo ni kwa kundi nyine akimeze ndarankubita inkonje ibishire none nabonye yarakayisiza amarangi yari amavubi ameze nk'ifiti bameze nk'imubuto rero arambwiye ngo ningende kandi ntari seri si ubwa mbere nje kuba kugusaba nyine rero arambwiye ngo nimve hano muri uru rugo ngende kandi n'amafaranga amaye anyirukanye nk'imboho nese ubona nakora iki ngewe nakora iki kuri Karine kubizi ko yafashe icyemezo bagifasha urumva nta kintu wakora sinakora iki ngewe urirwariza none se boss ntabwo wibuka bya ikizi none se ugumva nagenda tutagize ukuntu tubigenza ngenda cyabishaka kika niba warabivuyemo
inshuro wambeshye wogera oya no kuko undi seri ubuse gato seri ikindi kandi nanubwo nanamubwira bya bindi byanjye nawe sinigeze nanabimubwira ndacyabibitse dore cyarimo hano nabahina rwose bavugisha ukuri kwizera ubwo se bana yambimubwira akabi akanyirukana atabikubajije no kuko mani mpamvu ugomba kumfasha ubona unoze kuza gufasha noneho ubone nimusani bazi bigakunda bagenda bite nyine nanjye ubundi atamenya kuri boss wa nyawe ntabwo uzongera kunsuzugura se ako se kuko ndajya kongera gusuzugura kansuzugura se impamvu nabikubwiye nuko uburyo usabye umuntu nyine umuntu w'umukobwa igitsina gore kumukeremetse ukagisaba ibintu byanze bikunze nyine ahita abona ko bamwe ninde uri kureba nawe byanze bikunze ahita abona ko nyine sinzi ukuntu turemetse abagore nyine respect the respect I have for you I had for you I know igenda anyway none reka nkwereke ngiye kugerageza Karine bwanyu niwe muntu usaba imbabazi kuva nabaho yego impamvu kandi nawe mbikoze nuko ufite amabanga menshi kandi ukaba utaragira gute ntabwo ibyo ntabwo nabivuze ushaka ko ari ibiki ukagira n'akantu vumvuwa nanjye mba mufashe kugusohora tukirukana kugira ngo niba no kunyirukana urabona Karine abaze kuremeye niyatubaga tubibaze muri reka nawe waba wigwimeneye umucese wavangwa kubera ngo ugakire ngo yakoze ibi ngibi uraza ko Karine yakubona niba namwe kanjogera bakanjogera n'abagome cyane burashaka ko ati wowe mugabo njye kubabarira ko ngiye atanga atame ibice kamuhamagara Karine ino ubwire Sheri Uriera Sheri ino ubwire kuzana ubuhiri nose umurari unawe ujye Sheri kucyano karata nshaka tuganira kandi twuba ku rugo numura ugira ikibazo ari ibintu nshaka kukubaza ntazanagaruke hano kari akajura akantu kihakanya amafaranga nagahaye ngo yahe ugenge wowe ni wo mutima wawe nta kibazo umana ubwo bwiza bwawe madaha yego ubundi se urashaka kongera guca birasa inyuma uriya uramwirukanka nyuma umushakaho iki ko washimye birasa wameshe kamwe wandayaho shema ko wamwanze shema uramubaza iki indaya yandi ya shema indaya yandi ya shema n'ikindi gitazami nawe undi munsi ntuzongere kuvuga ngo ndi indaya nzagukora muri ayo majigo indaya yiyubashye se inzererezi mayibobo itagira ahantu iba ahubwo wowe uri mayibobo itagira ahantu iba mayibobo birirwa basohora mu nzu ya birasanzwe gusohoka abagabo babiri icyarimwe ufata shema ko bashoboye se kubitezera ubabajwe n'iki ntabwo shema uyu munsi muzongera kubona ntakiranga iki se uzanzirikira umbuze kugenda uzagenda ubwo birasa ariko birasana ko amaje kumugira ikindi hagaze se waramugize ikigoryi barabiyobeye kari weho urabuzwa n'iki kumuzanira undi mugabo ubundi se ubushemaje utangiye gushaka kujya usambanira muri ino nzu ya birasa kubera ko wamugize ikintu cy'ikimara none utangiye guhamagara shema ngo shema nako yomba reka nkubwire ubwira iki se wo kavuga idahiyo kavuga idahiyo umbwira ikira umbwira iki wowe ndakubwiye ngo umunsi isi yakuboneye ibirungo domi izagukaranga urwo rukara ruzahinduka madowa rwirunge weho nyamirambi yo gikinyara manara yabonye we maraya do uragapfurwa si ubundi warorowe wararezwe wabagutoraguyeho umuntu utagira ikinyabupfura nibyo ni ibimenyetso biranga indangamirwa ubundi wowe indangamirwa nyine yitunze abagabo babiri icyarimwe ubundi iriya mbwa nayo wazagira ikiremba ubundi ukababarira rimwe na rizima Karine nyine nari wamagaye ngo twige ikibazo cy'uyu mwana yambwiye ko wamwirukanye ariko ku giti cyanjye nk'umuntu tubana
uzi akamaro dufitiye ndabona namubabarira. Ni kahe kamaro? Kare uyu mwana si ukoza ibirenge, iyo naniwe saza akakumasa mu birenge. Abandi bana bafite ikinyabupfura bubaha bumvira baba muri iki gihugu. Umwana wabona uzajya ukubita inkonja agacicikana n'amana wese ko ngukubita uri umugabo gacece. Reka ngiye nuko njye mbona ari ke ntabwo shaga kire winsa umuntu namwirukanye byarangiye nta gahunda ngifitanye nawe kuko agasuzuguro bansuzuwe bakamaza iminota 40 hariya ku gipangu ntago wari uhari izuba ryandengeyeho wowe matibora nta gahunda ngifitanye nawe nakubwiye ngo zinga ibyawe basi mvugubwirishe hari deni nkurimo ariko se wabasha kwanyika nangahe igideni niyo nakomeza tukabana oya mbwira nangahe nkwishyure basi reka umva reba n'ubwire shusho umva nkubwire sheri uyu mwana muhabarire sibyo uyu mwana n'umwana mwiza urumva kandi rwose pe ugafite abo yubaha n'abasuzuguye niwe muntu yubaha yansuzuguye kandi byaragiye ikosa rimwe ntabwo ninyaga umugabo nuko muhabarire bwa mbere no bwa nyuma nanjye nongera kurinda ikosa matibaragira ikosa rimwe je nibyo mubonye yitwa ngo yagusuzuguye ubundi rwose arakubaha ahubwo nawe urabizi ko akubaha ahubwo reka tumuha amahirwe yanyu wibutse n'ikindi gihe yansuzuguye ntikwibutse uribuka umunsi ategura icyayi nkaho yakimaka atagwamagara ngo ukinywe oya ntabwo yigeze amamagara dore ukuri kw'Imana imbere y'Imana ishobora kwisa ninjye nagisanze ku meza ngira ngo ninjye bagitegura mpeta nyihorovye ariko umwana arengana rwose ahubwo yaraje arambwira ati icyayi cya mabuja ukimwe mbona nanjye biri buze kubyara intambara mpitamo amafaranga agiye kugura andi mata rwose muhaye amahirwe ya nyuma amahirwe ya nyuma kabaho rwose niyongera nanjye uzapfa igihano mu mwanya we okay niba ushaka ko mubabarira abantu nsobanurira iby'umugore ngo washanga mugasa ujyana umugore se so watumye ni wowe wabimbwiye ni wowe wabimbwiye iby'umugore ngo wari uri kumwe n'agakire ngo mu gitondo ngo bari reka mbigusobanurira ibikuri kujya kure uwo mugore wa mugore ufite yaraje kureba mwita Toni cyane sari ikintu nakorana sitonira none se ubutoni nimba rundi n'ukuri kw'Imana doka nushaka kubaze bahena aramuzi neje undi yaje kureba arabizi n'ishiti yawe yaraje amwaza kuko akumbuye Karine ngamaze msitamubona musobanurira ko Karine harano yatembera ntabwo nibizi muvuga nabi rwose nta wundi nimba rundi wakanaje muri no rugo mbe ndendo nona urumva ndakibabarira ko nzagikata mfura kwese wabyumvise agasuzuguro ka abiri yose ujye nubwira n'icyo kiguni ngo bahena nutubafatira ibyemezo gaho kisura mu gikoni murakoze Imana ibahumugisha babyeyi ndinda segira ngo shanduka kwa none arabikubwiye banazi kugusuzuguza umukozi ariko nawe ubu munshujuguje ngenda afata imyanzuro wowe ukayivuguruza ariko rega ikintu uko nafashe imyanzuro niyerekereza ari gutanga imbabazi nabikugiramo inama da kuko kandi nzi ko nta mutima umure kugira sheri sibyo nta mutima umugira rwose nzi ko uri umunyambabazi yamahane yo ntayo wavukanye nta nicyo atwaye kandi umugore nugira amahane nyine kubera uri kuvuga nkora basi so kugira agahinda ni ukuri ko Imana ndagusezeranya ko ibibazo byose biturimo ibi bigeragezo byose ubona turi gucamo bizarangira rwose wigira agahinda ni ukuri shere wagira none Imana yasinziriye byagenze bite se njye narambiwe pe guhangana n'aba bantu ndabona ntakibishoboye ariko ntuzigere urambirwa Imana kubera ko Imana yaduhaye umwuka Imana yaduhaye ibintu byinshi kandi yaduhereye ubuntu nta na rimwe rero igirambirwa nawe rero ntuzigere urambirwa Imana n'umunsi n'umwe urabizi ko najya ncika intege komeza uzigire rero ariko ubu byanze ibaze ko bafunze sitoke robine bayishyizeho ingufuri ubu niyo najya guhangana nabo ni ugutongana nta kintu byafata ko sinzi ahantu hari imfunguzo turabaho se tutarya uririrwa utariye ntago nkoza byanyobeye pe Yesu yamaze iminsi 40 atarya atanywa mu butayu wibuke ko wowe utari Yesu ndabizi uri umwana w'umuntu ndabizi cyane byonyine iminsi 3 ntabwo waba ugihumeka ariko ibi byose ni ukuma kuko bazi ko nta n'akazi mfite nta kintu na kimwe Yesu yakoze yishoboje byose yabishobojwe n'Imana ibyo yakoreye mu isi byose ni Imana yamuhereyemo ubushobozi
bivuze ngo imana yamushoye natwe izadusohoza. kabaye barinda muzima uru rugamba tukaba tururwana nta kibazo na kimwe ufite. None se urumva nakora iki nakora koko? Ntabwo nakurenganya ndabizi nawe ni worohewe ariko ndi kwigaya ukuntu nta kintu ndi kukumarira. Umwana byiboneye rwose nta kintu wabikoraho pe, nta kintu na kimwe wabikoraho n'ibijyanye no kurya byo nabo wumva umutima wabacira urubanza. Ubwo wicare hasi nyine nta kibazo bazatuganira. Toni ni ukuri wangoreye ariko nta kibazo ukuri nta kibazo mba n'amazi atarankamuka ku birenge nkaba ndaguhamagara ahubwo cyagusetsa mvuye mu kanya unoze ahubwo uransekera nako uranyugira. Wageze hano uwo mugore uramubona ko matibori yamuruje ambwira ngo hano iwanjye hari umugore. hano ushaka ufite abakozi niba ari twagasuku wazanye niba ari uduki simbizi ndaje amutonje kukureba bageze nsanga agakira nkitsimbura ibirenge niho wahise umpamagara nzana n'ibitenge biri ku mutwe mvuga ngo nje kugufatira umuntu mageze kumpa insanga baguhamagara ari njyewe mpavuye nabarebye bari abana bavugana n'ubugoryi koko ariko dana none ku rundi ruhande ntabwo nabita ibigoryi cyane kubera ko urumva barancungirwa si usanga ari undi wahavuye urumva tutari kuba tumufasha tutari kuba mufasha ninjiye mbaza agakira ati byuka umuntu uri mu cyumba n'indi uri uhari ati ndetse ako gakira nawe aransetsa iyo umubajije nyiri ikintu atakizi ahita avuga ngo ese ubu koko nimbe urugendo rwanjye rwabaye rurerure. Cyagenze gute se? Navuye hano nerekeza mu cyaro nari ngiye gushaka umuntu wazamfasha mu bibazo byanjye kugira ngo byibura Domini azamere umwana amahoro. Uwo muntu rero nari ngiye gushaka ni umugabo bita Rudoviko. Uwo mugabo kera nkiri mutoya nyine nkimara kubyara birasa uwo mugabo niwe wahise asa nkaho yinjiye mama wacu kubera ko bari bafitanye akantu k'agakungu baje no kubyarana. Ubwo rero uwo mugabo niwe uzi byose, niwe uzi imvo n'imvano, niwe uzi uburyo ki byibura ashobora kumfasha Domina agaha amahoro umwana wanjye. Gusa nyine nta nubwo byampiriye kuko nagezeyo nsanga uwo mugabo arwaje umugore ari ku bitaro kandi urabizi mu cyaro ibitaro biba biri kure. Ni ukuvuga ngo ni ukugenda urugendo nk'urw'amasaha 5 ugiye kureba. Ndavuga ati ntabwo ndi buvemo ngo mva ahantu nari nagiye nahageze naniwe ngo mfate n'urundi rugendo runjyana ku bitaro. Gusa nyine nanone navuyeyo muhamagaye kuri telefone twemeranya ko azaza hano i Kigali ahubwo hari andi makuru namenye kandi ayo makuru namenye nanjye umunsi nzayakangisha Domini azanyubaho. Nayahise kandi urumva nyine ngo uwo mugabo njyewe mpava mva muri ako gace twari dutuyemo uwo mugabo yari ashudikanye na Domina yaranamuteye n'inda ariko inda ikiri ntoya itaragaragara. Rero ngo Domina yaje kubyara umwana, uwo mwana ngamuta muri wese. Domina n'umwicanyi kuva kera, niyo mpamvu nabo baba yafatiriye birasa ahubwo kuba ataranyiciye umwana Imana ishimwe. Gusa umuntu arategeza gufata umwana we akamuta muri wese, urumva uwo muntu atari umugome si umutindi. Nuko ngo maze kumutamo sinzi ibyo yari yapfuye n'uwo Rudoviko bashwanye amwimisha guta umwana we muri wese ngo Rudoviko ubwo amahirwe ahinguka kare akuramo wa mwana muri wese umwana ngo nakimuze. Ariko uwo mwana nyine uwo bakuyemo ntawe nasanzeyo. Barambwiye ariko ngo uwo mwana ngo ubu ngubu nawe ngo yarakoze ariko ntabwo nigeze mubona. Rero ubwo ngubwo urugendo rwanjye navuga niba rwarabaye rwiza. Urumva ari rwiza koko kutageze ku cyo washakaga. Nanone ariko sinavuga ko ari rubi cyane kumva niba naravuganye na Rudoviko kandi akaba yanyemereye ko nzamwitike akazi inaha. Ubwo nanone ntabwo biraba bibi cyane. None se ubu twabikora iki?
urumva batugaburira bafunze kugira twicwe n'inzara. Nta kibazo nzakwereka nimero ngo umpamagarire bazajya batuzanira ibyo kurya hano ko nawe nyine akazi uzakora nako kubirinda ko nitureba nabi bazajya babidukandagirira mu maso. Reka bino byose tubyereke Imana, nta kitagira iherezo, sibyo? Ko niko kuri kandi igihe cyose muzajya muranumva uvuga Imana ko Imana igomba kuza imbere y'ibigeragezo, igomba kuza imbere y'ibyishimo, ikaza n'imbere y'ibyiza byose n'ibibi byose. Imana yonyine yabanje imbere, nta kibazo na kimwe ugira. Urugamba rugeze mu mahina, wari urwanya uruhereye mu mizi, iminwa y'abadukwenaga warayicecekesheje uravuga, nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyir'ijambo, nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyir'ijambo. Umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo. Aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Mana we, Umwana ndakumva. ntugire ikibazo, Imana iratuzi kandi izaturinda. Yego. Umwana ndagukunda. Nanjye ndagukunda. Uko nazi tuzajya kwa Domina tumutere ubwoba, kumva n'uwo mugabo azamfasha kubera ko bafitanye n'ibibazo byo kuba yarataye umwana we muri wese. Nshatse anamubwira ati ndasura ikirego cy'ukuntu washatse kwica umuntu, tumubwire ko tuzabibwira Latifa koko ibyo byose nyina yagiye akora ntabwo Latifa abizi. Buriya cya Latifa kizi ko ngo gifite musaza wacyo uba hanze gusa, ntabwo kizi ko gifite n'undi mwana bavukana. ariko Latifa arabizi ko mama atoroshye, nyine arabizi ko atoroshye, ko ntabwo azi ko yakora ayo manyanga yose. Bivuga ngo iki rero, Domina azakomeza afite ubwoba bwo kugira ngo Latifa atabimenye. Nanjye mubwire ni kugira ngo w'amahoro no kugira ngo ibintu bigende neza, ntuzongere kunteshereza umwana mu mutwe. Bivuga ngo birasaza abonye ukuntu agiye kubaho mu mahoro, birasa yaragowe. cyangwa wenda n'Imana nimfasha nzabone naho mpera mbwira birasa. Gusa mfite ikibazo uri gutinzwa ni ikibazo mfite Toni, ntabwo ari ibintu byoroshye. Wowe kubyumva gutyo barumva ari ibintu byoroshye nkabwira umwana w'umugabo ngo ni ukuri ndakumva. Gufata umuhungu nk'uriya ungana kuriya kuba wamutunguza ikintu nk'icyo biragoranye, ariko umaze kubaka akantu keza. Kuba byibuze umwana umaze kumufatisha kumva ko ariwe yagisha inama n'iki, mva nkubwiye biroroshye ko ni ukuvuga ngo birasa kumubwira ko ndi nyina ni kimwe, wenda akandakarira cyangwa akambabarira, ariko igikomeye birasa nambaza ngo papa wanjye ninde. Ese papa we ntabuze? Umwana w'imfura ntuzi papa we se kariye? Bantumbwire ko ibyo bintu utabizi. Toni, inkuru ndende, burya nubwo uri inshuti yanjye hari amabanga menshi umuntu agenda ababitse utapfa kumenya. Buriya kugira ngo hari inda birasa ni Domina niwe nyirabayazana. Domina kandi Domina yabaye icyorezo mu mutima wanjye, yabaye nk'agashinge bantera buri uko mwibutse ndongera amatoneka. Domina se yakoze iki? Yantumye kuvoma bumaze kwira, ari nka 12:30 mu cyaro, urabizi no kujya kuvoma tumanutse mu kabande.
mu kuzamuka rero urumva bwari bumaze guhumana yari yohereje abahungu bamuragiriraga yashyizemo n'abandi ntazi bagera muri 3 bambaye ibintu mu maso ntumbwire ko bagufashe ku ngufu bamfata ku ngufu bambwira ngo reka tubikore ngo Domina yishimye yakora ni gatike nyuma yaho rero nibwo naje kwisanga ntwite ubwo mu bantu barenze 3-4 mwana menya na papa wamenya papa w'umwana ari none bareba birasa kumubwira ngo ndi mama wawe ariko sinzi papa wawe byaba bimaze iki ariko nanone buri umwana nyina ashobora kuba nyine yabyumva burari birasa ntago ari umwana muto ikabwira Tony ushaka kumubwira ibintu byose na situation byose imeze akakumva Tony Domina ntago nubwo birasazi kari nyina ako ntago ajya murera nka nyina amukorera ibintu bibi byinshi umwana akihanganira yuko ari nyina birasa ntago akiri umwana noneho rege ureba ibikomere byose birasa yakuriyemo ye no gukubitaho ikindi cyo kuvuga ngo ntago nzi so ariko byivuze yabonye mama buriya yababonye umugongo aririraho icyo nacyo cyo kibuka ntabwo byoroshye reka arindira uwo mugabo agera inaha reka ari icyamfasha hamwe no gusenga wenda Imana izabigenza neza nanjye ndayagusengera noneho twahugiye no mu bigambo buri munsi ko ari ibyo unkora se nzajya kwiyakira oya se kandi noneho ndumva nshaka gapanashi byari byose hano ntabwo hari no gutuma matibori cyangwa cya gihungu nta kibazo ariko matibori araza panashi yaje utumye ishyushye iraza yashyushye cyangwa ni mutuma ikonjiza yawe reka ndebe none se mama ngaho ndebe uriya mukobwa urabona nzamushobora ameze kuriya n'uriya munuko njye kintu ngiye gukora ngiye kuba mushyize ahantu mu nzu mukodeshereza urumva wenda biriya bintu ibibazo byawe n'iki bibanze bive mu nzira nanjye zabona ukuntu nzashaka umuti nuba namuvuza niba hari ikintu wamfasha simbizi ariko ntabwo nakwemera kubana nawe nta nubwo ugomba kumujyana mu nzu iwawe kuko ashobora kuba bakaza kumushakira iwawe bakamubona ibyo uvuze byo kumushakira inzu ku ruhande n'ibyo kiyo gusinya sheke y'ibihumbi 500 nako ndayohereza kuri telefone ese ko ari makeya mama uriya ni umugore wawe wamwishimishijeho igihe kinini kandi uzamugomba uzamwishimishijeho igihe cyose ushaka atwite umwana wawe nayo kwishyura abarinzi nawe uzamushakira ibyaryo okay reka tugende imodoka iradutegereje ikindi kandi ndabizi neza ntabwo bazakeka ko ari wowe cyangwa se ko njye nawe imipango tuyifitanye kubera ko igihe uje gusaba imbabazi hari ukuntu nigaragaje genda tuzi amafaranga urabona kuri telefone yawe sawa bite ko uhagaze mu giti uri kureba iki mba nkubwire Tony n'ubundi sinareba ko nta muntu uri kutureba sibyo n'ubundi ngiye Gakire sha hari igihe njya ndeba hari umusima mu buzima bwanjye asanga ntagaje Karine uri ndeba yarantuteje bihagije subizi ndabizi ha none se Tony urabona Karine namara kumenyana na birasa neza noneho birasa agafiringa kari nyina we na Karine akamufiringa kari umwana we sare mutwumviriza nyine nabumvirizaga nyine urambwira ko ngewe Gakire batazanzingisha amabinga nk'ingatimene si ubwo ufite n'ubwiza ndabizi ndi inshuti yawe Tony urabizi ni inshuti yawe ndabizi pe ufite amabanga menshi akomeye kandi menshi nubwo Karine atabizi neza ariko ndashaka kugira ngo ngewe ibintu bivemo burundu
bivemo burundu ushatse kuvuga iki bivemo burundu ni biki ndabizi neza ko birasa namara kumenya ko ndi umugabo wa nyina urumva azi n'abibazo twari dufitanye azifatikanya na nyina abantu urungure nkuko yanurumbuye muri kampani n'ubundi wagutsinze nawe yagesha hase kuki uhora uhangayitse ufite ubwoba bw'iki ariko Tony waretse nka divorce Karine sibyo kwasanye ivangamutungo sinabara nanjye mwiyenzo nanamutega n'imitego rega buri mitego myinshi ko nanamutega n'umugabo bakamufata ari gusamba yego mwana yisibivuga hako uri kuvuga uramuzi uziko inshuti yanjye ariko yego nge nawe dufitanye amabanga ariko na Karine ariko so mu bukero urabwanze urabona kari akazo bikamubwira sibyo reka ngiye Karine kanje ujye ukareka nyine nta kibazo reka ntere divorce na Karine sibyo muri yo bwaba dukore divorce tugurishe hasigaze twibanire urumva amafaranga nzakora mu mitungo ye nzaza dusanire yanzu yawe tubane turere umwana wacu ubu kano kanya urumva ko ibyo bintu mbigushyikiyemo wowe urajya urashaka iki uretse mbe ndakize ibintu byose mwavugaga nabyumvaga wamaze urabikora iki wowe na Shema mwembi muri abagome Domi urajya kuzana umwari cyangwa ndakubaza umwari umushyize Ije kizana inkari umwari se baramubyeyi ngo murerera nawe nareze ibyo urimo kunkorera narabibonye tumbuka mva hejuru igenda ryo guhena cyangwa ryo kwangatwa ariko si ubu bugome bwose buri gukora kuko buzabamarira iki niki bizabamarira ibi bintu koko urabikora iki ndabizi wabibonye wanabyumvise ariko nta kintu cyo ufite cyo kubikora numva ibyo byose kandi birimo birakoreshwa amafaranga yawe ako se mama na Kodomi n'iminsi niba naraguhemukiye basi ntago wambabarira koko ubu ni paka ngo ukomeze unkire muri ibi bihano byose wasuriye uzi kunukirwa rero amahanga none si ibyo byose bimaze iki ndavuze ngo mva hejuru nta magambo ushaka guterana nawe ikintu cy'ikigabo kiba kirira gusa ntabwo nakubwiye ngo urwa rukano ujye uruhengurura rutazagendera kimwe cyakora reka nkubwire iyi si izakota umunsi wagaragaye uzabona ishyano ngaho genda numvise izanyate ninjye uzabara ntabwo ari wowe ngaho genda umenye yuko ko ibi bintu byose uri gukora hari amategeko abiri hejuru kandi umunsi ayo mategeko mwahuye azakugonga Domi nzahagarara imbere mu maso yawe barimo bagukatira burundu kubw'ibyaha byose uri gukora ufite ibihe bimenyetso zo kuri ibi byose mba nabikoze ufite ibihe bimenyetso ra ufite izihe videwo ayahe mafoto wafashe Imana izaguha umugisha amen genda sibyo Imana izaguha umugisha komeza upfurwa pfuye nsakurize hakuze ko Karine inshuti yawe ariko kayibwa mushaka kumukayibwa Karine se yagutwara iki hanyuma mwambura umugabo we mufate yagutwara se kintu katankunda umuntu uzi neza ko ikibazo cyose agize aza akakimbwira umuntu mbitse amabanga ye mutwara umugabo ibyo byarangira ariko byarangiye se yagukanga Karine kintu yagutwara twagenda tukabana tukora umwana wacu ese wanze kubaho neza kandi natuza rwose ntago nanze kubaho neza ariko namuhemukiye ariko nukagira ubwoba wamuhemukiye se ari umuntu udahemuka ubu we ntabwo yahemutse none se ubunaramuka no tuvugisha ukuri nitwara umugabo waretse tugafatikanya naramuka amenye se ko dufitanye umwana ngiye nawe urumva ariko biri hari ibyo nyine niyo nabivuga ko biyo naramuka bimenye no ko ari waramuhisha ziko inshuti yawe kandi urareba iki nyuma kandi ubizi neza ko wowe tufitanye ibanga ubwo nibwo muzakundana kandi kari hafi kubivumba ariko ntabwo namutwara umugabo nanone Karine araneka Karine atangira gucukumbura akantu kose buri kugenda wibunzaho mwigaragaza kose wambabariye ko imyaka tumaranye ibintu ntabyaza ahubwo muri ino minsi urabyiharaje kubivuga nta mwana afitanye nawe kandi n'ikindi ntabwo nenda gutwara umugabo Karine ese umutinya n'ibiki
inshuti yanjye ariko yagutwara se nta kintu nese yantwara iki ariko ni inshuti yanjye ubwo uratinya ko yakuroga ase wambwiye ikintu mpagarike kandi ntabwo yakuroga ni umunyabasege ushobora no kubona ikarakasa ko arasenga yubaha Imana ikintu mpagarikiye ni iki nishaka ubundi waretse ubundi uyu munsi nkazitura intare urumva tukararana nashaka ejo naza akabiro fight itangirira noneho akambazaho nari najya nkamwingoro tugatangira intambara gutyo ngiye ngahita niruka njya ku murenge ngiye ngatangira gutanga ikirego wabyemeye uzi n'ikindi ndabyanze kandi bye urabyanze nyamara ushatse waza tugakora umuti ibintu byose tukabitsindira urumva uzi ko nta rwanda rwo kwishima wigirira waretse tugakora umuti sawa ngaho genda karyamana n'umwana yabyara umwana nabyara umwana wabyaranye ariko none umwana ukora ese ubundi yashukiriye jewe ndumva nta nibirenze ariko nanamuhamagara muhamagare singa ikintu cyanzanye no kugira ngo umbabarire let's forget about everything mu gihe umbwira ko nta kintu nigeze mukorera kibi cyangwa nta yindi nzi ko mfiteho I'm sorry umwari oya wirira oya beshavura Imana irakoze